ikaza kuri igihe.com, ikaza ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ariko nanone ikaza mu kiganiro cyacu Culture Talk. Ni channel yo ni igihe Culture kugira ibintu birushaho kugenda neza. Hanyuma muri studio uyu munsi nabihinduye, umuziki twari tumazemo iminsi, reka nimukire muri sinema gatoya. Bitandukanye n'ikindi gihe nagiye nakira umwe ku wundi, ubu ngubu noneho mbafite imbumbe. Iki nicyo bita kugira abantu imbumbe. Reka mere kuri Vanessa, niwe umaze kumenyera studio. Vanessa umeze neza? Neza cyane. Sundi ubu wahikaze Sano, Sananda aramenyereye. Ntangire? Hitwa Duayene. Okay. Sano ikaze ku gihe. Mumva meze mute? Hanyuma Sano umeze neza? Ndashima Imana kabisa. Bwa mbere by the way turaguhosta. Yeah. Urumva umeze gute? Ndumva meze bon kabisa. Ubwo n'ubutazagaruka. Sananda, you good? Yeah, I'm good. Okay. I'm good. Hanyuma nifuje kubakirira hamwe kubera ko ibyo nifuza ko tuganira ahanini bishingiye kuri filime nshyashya mugiye gusohora, izasohoka this Friday kuwa gatanu. Yes. Yeah. And Sunday. Ariko ubwo na nyuma yaho tuzakomeza tuyenjoy. Ni filime yitwa gute Vanessa Bwomereye? The Bridge of Christmas. Okay, The Bridge of Christmas. Ntabwo ari kenshi twagiye tubona filime za Christmas cyangwa se za Noheli. Mubaye mu ba mbere bakinnye filime. Akundi siyo ya mbere wa mugani. Twaherukaga indirimbo ya Nyakwigendera Remuku, ubwo dukurikijeho iyi filime. Noheli yacu ikabira iryoshye cyane. Ntabwo main actors niba nararebye neza ni wowe na Sano. Sano byari bimeze bite gukinana na Vanessa muri iyi filime? Byari sawa cyane. Okay. Really nice. Okay. Nagiye gukinana nawe. Aramumenyera. Oya. Ubora mumenyereye? Yeah. Byatangiye okay. Nta kibazo rwose. Well, but it was really nice. Okay. Twahuye tutamenyeranye. Okay. Ariko tujya muri character ya movie muri rusange. Okay. Bigenda neza cyane. Mujya muri character ya movie bigenda neza cyane. Saranda, ni filime wabonye gute rero? Paraporo izindi wagiye ukina ko icyamamare kame mu. Murakoze. Ni filime nabonye neza cyane. Okay. Icyambere kuba ari filime first produced na Zacu Entertainment. Ntabwo tujya tubahereza ibintu bibi. Okay. Tuhora dutanga ibintu byiza. So ikiri cya kabiri ni filime ya Christmas. Okay. No kuvuga ngo it's starting to look like Christmas. Okay. So dufite ikintu tuzareba, tuzahugiraho filime nziza cyane irimo abakinnyi beza, ifite story nziza, ifite ishusho ryiza, everything nyine kuri Bridge of Christmas. It's perfect. Vane, uri umu actrice, uri principal muri iriya filime, bivuze ko story urayizi bien sana. Mu magambo make ni filime ivuga igaruka ku iyo story. Ni filime igaruka kuri story ya Christmas ni ituma hazamo iriya nyine bridge iba nk'ikiraro cy'urukundo rw'abantu. Okay. So ni umukobwa uri depressed kubera ko nyine ukunda gukina uri depressed. Okay, karakanyuzemo. Umukobwa uri depressed yumva nyine warahuye n'ama heartbreak menshi, hanyuma akaza aje kuruhuka, aje kongera nyine aje mu birori bya Christmas, kwizihiza Christmas mu rugo iwabo kuza bavuye hanze. Noneho akaza akahura n'undi musore, nuko uwo musore bagahura batakundana, nyine hakazamo icyo kiraro Christmas gate iba bridge. Yego. Naho inkuru ishingiye. Kandi uwo musore aba ari Sano. Cyane rwose. Se muhuriye ubutashye he? Ku Gisenyi, Kigali. Ntashye Kigali, mba ntashye mu Rwanda. Uba waravukiye mu murwa ukajya hanze. Oya, ntabwo maravukiye mu Rwanda, maravukiye mu cyaro, ariko nyine ko akunda abantu baza bakaguma i Kigali. Yego. Se muri filime birimo ujya hanze? Birimo ngaruka. Birimo garuka. Ubwo wagiye, ubwo wagarutse waranagiye. Hanyuma Sano ntabwo umenyerewe cyane muri sinema, ubundi abantu benshi bakuzi muri production, muri music, akaba bose nagenda ntakanaze mukabona musaza wa Rin Sano. Ntavuga Sano ngo bihereraho. Yaga ni icyamamare cyo ufata ko gafiyeri ukagendana. Kuvukana ari icyamamare. Ibyo kujya muri sinema byaje gute? Ibyo kujya muri sinema byarantunguye. Yego. Byarantunguye. Iyi niyo ya mbere yaje? Iyi ni nk'iya kane. Ni nk'iya kane. Ariko ubu niyo ugiye gutwika nyine ubukaba.
ikigaragara ni uko ari nziza n'ubundi zatwika. Ubwo nta kwakiriye mbere ubwo izindi yabaga nta kirimo. N'izindi ni nziza. Ni nziza nuko ntago nakinye ndi main character muri. Kuki bagukinishaga nyuma y'amarido? Nicyo nazize muri zacu. Sibyo. Bashyize muri Steven bashyira inyuma. Mvamo ntazwe. Komeza. Yego. Hanyuma nabanje gukina mu ya mbere yari ya Judith. Yitwa ngo Zanduru. Judith, nanjye kongeraho kandi ariko Zanduru ndayibutse. Judith muri Canada. Yego. Hanyuma Muyoboke niwe wambwiye na n'uwitwa niyo yitaroje. Ariko ubundi ko ufite flexibility of understanding hari ukuntu waza ugakina ibi bintu. Ndaganije ibi bintu ntabwo nabikora. Ndabyanga barabinyumvisha. Ndakina barambwira bati turabona ari byiza cyane. Hanyuma bampamagara muri City Maid nkinamo gace gato. Nkina no mwitwa ngo yitwa igeno ryanjye. Yes. Hanyuma nkina no muri Kariza wa Kariza. Kariza wa Kariza wakinnye. Yego. Iyo ni hit. Yego. Noneho ubwo nibwo zacu yaje kubona ibi byose nshobora kuba nshoboye. Bangirira icyizere. Unashobotse ariko kongereho. Cyakoze byo rwose. Bangirira icyizere then which I'm thankful. Hanyuma njya gukina. Yego. None wisanze muri filime tugiye kuriraho Noheli. Uri kumwe na Saranda. Saranda mumaze igihe kingana iki muyikina? Mumaze igihe kingana iki mukina ino filime? Of course kubera ko nyine agomba kurebwa muri Christmas ni ikintu twagombaga gutegura kuva ryari ubwo? Mbere y'uko kwa 12 kugera. Kugira ngo kwa 12 kugere iri tayari. The Bridge twayitangiye muri December last year. Mu matariki ya nyuma gutyo nibwo nyine Noheli n'ubundi irimo nibwo twakoze ya film. Mwayitangiye muri Noheli ishize igeze kuri Noheli y'ubu nibwo muzayireba. Sawa kabisa. Sano byari experience ki kwisanga uri gukinana n'abashiki bacu bamaze kuba ibyamamare muri industry ya cinema? Experience yari sawa cyane. Urumva ntago ari ibintu nari menyereye. Ariko mbikorana n'abantu babimenyereye. Yego. Hanyuma feedback iza kugaragara ko ari nziza. Nibwo bwa mbere nari impuye na Vanessa. Yego. Vanessa nyine mbona ari kunyorohereza ubuzima kuri set. Yego. Mu rwego rw'imitekerereze myiza. Yego rwose. Yego. Hanyuma muhura bwa mbere se wumva urwego rw'imitekerereze buhindutse uvuga uti ubuzima buroroshye. Urumva nagahura n'umuntu bwa mbere gutora ko ari uko bimeze. Yego. Ariko yakitinze neza buriya iyo ufite umuntu muri gukinana akaba agoranye nawe amarangamutima yawe arihisha cyane. Ariko yari umuntu ubashije kwirekura agufasha mu rwego rwo gutanga ikikurimo. Yego. Hanyuma Saranda nawe tuba dusanzwe tuziranye ariko mubonye ndavuga ni kagasazi kanjye karaje ni sawa, it's nice, ariko yatumye kuri set numva nyine it's alive. Saranda we nyine niba ari kagasazi ubwo reka mbyakira uko urabijurira ko umuntu umeze nk'ushaka kujurira. Ubusazi bwawe urabwega. Hanyuma ni filime usibye mwebwe batatu dufite muri studio hari abandi bakinnyi bayikinyemo Saranda? Bande ingero? Eliane abakina yitwa Stella. Ese wowe ukina witwa? Mba nitwa Ani. Ani. Iyo niwe waryihitiyemo bani bose nzi n'ubundi n'udusazi. Undi Neriane wenyine? Aba supporting characters ni na Eliane, Valency, Aime, naba Ade, naba Ale, ba Kandela. Ubwo utiyumva maraba ntacyo yakozemo. Wa mama ubibari mama wa Sano. Aba yitwa nde yitwa ubwo ngo nyine ntiyatwitse. Nubwo ariko se bagira izina muri ya filme ni Mama Sano. Ni Mama Sano. Akina yitwa Mama Sano. So muri filme nyina nitwa Amani. Amani Ani Samantha. Samantha bavuye heri kubura. Samantha bavuye muri Europe. Muri Europe gusa. Siyo mugerageza mugashyiramo n'igihugu. Sinzi igihugu icyo ari cyo nanjye yaravuye. Ako ni nk'Ububirigi.
reka tubare nk'Ububirigi ko ntiwava benshi. Mu Bubirigi yari kubavuga Igifaransa. Kandi yaje avuga Icyongereza. Waje uvuga Icyongereza. Ni muri Amerika. Wari uvuye nk'i Bugande nta kundi. Turahinduye. Se ntwari uvuye nk'i Bugande? Ntwari uvuye nk'i Bugande? Yarayimvuye akoze bose hanze wa mugari. Umuntu wa hirya y'umupaka bari mu diaspora reka. Sibyo? Anyway ni mwari mumenyereye gukina filime z'uruhererekane cyangwa se series. Gukina filime irangira byo ni experience imeze ite? Igoye. Igoye gute? Igoye ni ukuvuga ngo baba bafite I think gukina filime irangira baba mufite iminsi mike yo gukora sibyo mugakora yo murakora koko mukora 24/7 nta kuryama nta kuryama so ariko nyine it's a good challenge ni ikintu nanone gishyashya uri kwiga so yego Imana ishimwe ko tuzitabira premiering yayo kugira tunaganire nabwo twamaze no kuyireba ariko before yuko tugera aho ngaho kuko icyo gihe bwo nzaba mari Sano niyihe ni bihe bihutibagirwa kuri set muri mu gushutinga Okay, ni bihe bibiri igihe cya mbere nagize akanyota kandi ntabwo byemerewe kunywa kuri set mbura uko mbigenza ndangije nkireya moment ituma nabona icyo kunywa nakwica akanyota ariko nyikireya mu buryo bwine bugaragaza yuko bampaye umuti hanyuma ikindi gihe wararwaye urumva batetse hari uwatetse ikawa atetse kofi ayizanye ndareba nabwo ni no kofi niba ibeze gutya reka nkwereke nangije ndababwira ni no kofi ntago yahiye neza none iri kunjya mu nda none umusemburo w'ikofi ko kitahiye neza iri kubirira mu nda nyine ikintu kinetraliza uyu musemburo gituma mbasha kujya mu bwiherero nkaba meze neza ndaricara nifata gutya babazanye akantu bazanye yihe nacyo ndemera uyu bazaniye ka konyagi ukarambikamo ubuzima burakomeza ndahaguruka ndumva bishize ndumva ndahunze okay icyo ni icya mbere ubwa kabiri icya kabiri hari amasaha twageraga twese nyine urumva ahantu twakoreye ni munsi y'ibitaro ya Kacyiru hanyuma rero buriya hari amasaha agera nabo bakaruhuka umwanda wo kumanywa nuko nyine byanyuragaho nyine bivuga hari amasaha nimugoroba byanyuragaho saa 9 za mu gitondo ubundi iyo zageraga mwabaga mugikina saa 9 cyane rwose nuko nkajya kumva wumvishe ikirere kirahindutse umvisha umwuka utandukanye n'uwo wari uri kumva ariko wa wundi mwiza wa mwuka rwose ugufata ukavuga ati ndapfuye ubwo wumva yumve ibyo n'ibintu utashobora kwibagirwa ntabwo nabyibagirwa kuri set hari ibyo utajya wibagirwa nayo maseni ya nijoro ako gasa 9 nawe kakugeragaho nta muntu katagezeho ariko hari nka scenes nyine ziba kubera ukuntu abantu babaga barushye nyine bisaba kugira ngo buri muntu wese abe nk'umukomediya aho ngaho atangira abasetse kugira ngo izo mbaraga zongere zisane ninde wabasetsaga cyane Naime Valence we uko ari batatu Saranda Sano na Naime wowe aha njye bigoye umumaro wawe wari uguseka Sara ari ibintu utajya wibagirwa kuri set z'iyi filime gusa byose si mu bivuze we wakabura we ntiwakwiburira se wabuze nkari mu kerererwa ngererwa ntaba ari wowe gusa nyine yari time yari challenging kuko twarakuze cyane bikagera mu gitondo ukaruha igitotsi kikagukubita ukibwa ko hari scene ebyiri nyine ubura gukora uga creating twacreatinga nyine iyo moment yo kumva ko ntago urushye reka dusupportingane kugira ngo izi scene tuzikore dukora iki nyine zirangire kandi urumva no gushutinga mu gihe cya Christmas y'umwaka ushize urumva ko street nyine zari ziri like really busy abantu bacamo bagenda imodoka harimo challenge ariko we overcome them and here we are filime yarangiye mu minsi mike kwa gatanu yunguye no ku cyumweru kuri Canal Olympia azundi sine ya nyuma bazapremieringeramo ko
Canal Olympique igiye gufunga imiryango ajya simwe mwana yifunguye ahari ndaza kubaza Neri ko numva zacu nayo iri mu bambere berekaniyemo filime n'ubundi nyine nifungiramo nta kundi hanyuma umwaka wa 2025 uri kurangira n'umwaka ahangaha ngiye kubaza buri umwe n'umwaka wabonye gute Vana? Uyu mwaka wari umwaka mwiza. Okay. Wari umwaka mwiza. Kuri wowe? Ubwo ndavuga kuri wowe gusa. Kuri njyewe. Wari umwaka mwiza nanone kandi ntabwo ibintu byose byahora ari 100%. So hazagamo tuntu ariko uyu mwaka so far I'm grateful. Ni ibihe bintu wishimira ku byabaye muri uyu mwaka? Hajemo uduprojet twinshi. Okay, ubwo amafaranga hajemo uduprojet twinshi, uducontracts twa hato na hato. Ikindi nishimira n'abantu. Nagize connections nyinshi kubikirenze. Hari uko biri kose bavuga ko nta byera ngo de nawe wari ubivuze. Hari akantu kakobaje mu mwaka uvuga uti 2025 kasizaga kumburamo. Ko ari byinshi. Tumwanya rero. Rimwe icyambere. Ibyago. Abantu bagize ibyago. Abantu wowe urumva inshuti yawe wagize ibyago nawe wagize ibyago. Okay, rimwe. Ni byinshi ka tuvuga icyo. Wababariye abandi. Abantu arababariye kabisa ninje muri uyu mwaka nta numwe. 2025 n'umwaka ufata gute? Ni umwaka mwiza. Jewe ubundi umubare nizera mu buzima bwanjye w'amahirwe kuri njye ariko uko mbyizera ni 5. Okay. Rero 2025 ni umwaka w'ibyiza gusa kuri jewe. Nego. Nta bibi byabayemo. Ibibi kameme ntibyabura nka hari umushuti wanjye yari umupolisi yarapfuye. Uwo munsi nagiye kujyayo bahita bambwira ngo undi mushuti wawe nawe utashye. Ubwo rero nyine kandi bagendera icyarimwe ari abantu banjye cyane ba hafi. Numva birambabaje ariko 2025 nayo nanayungutsemo kariyeri. Impamvu ubundi hano nago ndi kuvuga ngo ndakorera umuhanzi indirimbo roreho. Yungutse indi kariyeri. Hanyuma nungutse n'inshuti Redo Singuyu. Dore sakutavuze uyu bari baziranye naba Eliane n'abandi bagiye bunguka n'inshuti nungutse inshuti so mugani we n'iki kintu gifatika kimwe mbere ko njya kuri boss wanjye hano n'iki kintu wibuka kimwe uvuga uti kigiki nishimira ko 2025 nakigeze kimwe je kintu uvuga uti kwe rero ndaro twaganira ngo yatakaza umpujuje kwirebero pe je ni inshuti sana ubona ko aravuga ati nungutse kariyeri we ni akamanza yaguze ku muyombo yaguze shanda ku muyombo Saranda niwe wanjye se bigira ibanga uruvugana n'umuntu leta uvuga ngo ngiye ku muyombo kuri aka kabari se bigira ibanga nakaye nungutse kadanje ye ni inshuti ni ihe inshuti yawe wungutse no mwaka uvuga uti uyu mwaka nawungutsemo uyu nguyu ari 3 iya mbere Indiane Saranda bose wabungutse uyu mwaka ni nkaho nabungutse uyu mwaka ndabeshya cyane rwose ubwo zibaye ebyiri hasigaye imwe twari inshuti yako twabaye close muri uyu mwaka wa gatatu ninde wa gatatu nago mumuzi naga muri industry nagatwika nagatwika wamuhaye credit se nabyo akabirira ndatwika uramusuhuje ndamusuhuje icyo bivuze mwuka dusobanura Sara uyu mwaka wakugendekeye gute yewe hari uyu mwaka wari umeze utera wari umwaka wa progress yego okay wari umwaka wa progress kureba ibyo umwaka ushize umuntu atageze arebe ko uyu mwaka yabigeraho hari ibyo wagezeho wishimira bo ni ugukomeza ibyo nari mfite nta bintu byari bishyashya nta bidandi nta bishya pe hari ukuntu hari ibyo utishimira avuga uti 2025 gira vuba urangire wa mugani muyango ejo ndi yarambwiye ngo suzarota tariki ya mbere hagera ngo nihagera azahita apfuka amashimira Imana asezera umwaka wowe 2025 imishinga yose nari mfite umva ni nkaho yimukiye muri 2026 kubera iki nabaga mfite kugikora ngiye wenda umuntu ugira procrastinating gora wimurikiye ubu rero umva ndasenga 2026 ibizaba bimeze gutyo oya uyu mwaka uravuze ngo imishinga yose
byimuwe n'iki cyane rwose byimurwaga n'iki kandi igihe ubona kinarangiye ako wanagizemo ibyago by the way ukibagiwe se nkaho nuko nagukurikiye nkabyibuka hanyuma dusoza kugira ngo barekure mujye mu zindi gahunda ubanza munaheruka mu rugo mu gitondo mugaheruka izuba ritarava ne mugiye gutaha rirenze Vane ni ayahe mahirwe wabonye mu ruganda rwa sinema yagufashije gutera imbere kugeza ubu amahirwe nabonye mu ruganda rwa sinema ni of course no kumenyekana kuko kumenyekana bikuzanira opportunities nyinshi so kumenyekana connections n'abantu cyane connection buriya ni ikintu cya danger rero nyine uruganda rwa sinema nicyo kintu bwanzaniye kumenyekana byazanye opportunities noneho kandi n'abantu Sano uracyari mushya muri sinema ako biri kose impamvu wayigumyemo nuko hari amahirwe uri kuyibonamo nayo mahirwe uri kubona muri sinema njye nizera ko urumva iyo ushaka ibintu ugomba gushaka abantu rero urumva iyo ufite rimwe ukabona kabiri kuko burya rimwe rutazera yongera ikindi amahirwe akomeza kwiyongera ntekereza yuko umuntu ukunda uburyo ncuranga indirimbo nakoze abanzi nakoreye uko ndirimba ntabona abandi bakunda movie muri industry ya movie bakabona nakitinze ubwo ndaba nongeye kugira abandi bantu urumva ni ikintu kibyibushye cyane kuri iki Sara naye mahirwe amahirwe se ntabwo ndi bujye kuri ibyo Vanessa yavuze connections abantu iyo bakumenye bakakumenya mu buryo kandi bwiza bagenda akumeze nk'utiyizeye wewe numvisha bavuga ngo abantu iyo bakumenye kandi bakumenya nyine mu buryo bwiza that means ko agomba kuguhereza orientation ku wundi muntu ukagenda imiryango igenda ifunguka muri different people so reka nsoreze kuri ajya Sano niwe wakoze ya ndirimbo iri muri iyi filime ko nakarebye reka oya iriya ndirimbo ntabwo ari njye nayikoze nasanze yanditse wasanze barayiproduced ndahombye nzi ko ari we wayikoze ngo uyidirectinga baturirimbire ariko muri movie abazareba movie n'ubundi harimo kuririmba kubera ko ninde waririmbye twararirimbye mwararirimbye Samantha waririmbye bazareba ahantu waririmbye bazasanga ari indi mpano nari mfite batazi ako njye narayicuranze nyine niba warayicura ni wowe wayiririmbye cyangwa bazanye ijwi riririmbye waratinga bayiririmbye numvishe n'ibyago urumva turi kumwe yaririmba nabi yarayiririmba barafashije ariko niwe wabikoze nuko bagufashije reka mbere kuri Saranda nize nama wagira umujene ukiri muto uyu munsi urota kuza muri sinema kugira ngo ayikore nk'umwuga ariko ibe yanayikuramo ubushobozi bwatuma abaho urugendo ni rurerure ariko at the end ruri worth it icya mbere ni passion ibi bintu utabikunda wisubirire iwanyu sinkubone kuri kamera niba utabikunda ntubigume passion nicyo kintu cya mbere icya kabiri gukora cyane icya gatatu discipline ibyo bitatu ugomba kuba ubyujuje Vane wowe nta na kimwe avuze nakuramo cyakora icyo nakongeramo ni ikihe buriya ishwi ni ibyo bitatu nyine ntacyo wakongeramo nta n'icyo wakuramo hanyuma Sano urakomeza kubivanga na production biri bukorohe yego so ngayo nguko rero ubwo turaza kureba The Bridge of Christmas kitari kuwa gatanu tariki kuwa gatanu saa 11:30 saa 11:30 tariki ni 19 no ku cyumweru saa 2 ku cyumweru ni 21 saa 2 turi kuri Canal Olympic nyuma yaho no kuzayikurikira kuri Zacu TV ubutumwa ku bakunzi bawe rero ku bakunzi twongeye twabonetse twongeye twagarutse mu yindi filme mukomeze mudukunde muturebe mutunamwe muri abantu b'abanyarwanda banatubwira uko babibona niba babikunze kugira ngo dukomeze turusheho kugira imbaraga zo kubikora Sano ubutumwa ku bakunzi ba sinema bakwakire nta bindi nakongeraho ni nk'ibyo avuze gusa muri make
bambwire nyine uko babibona hanyuma urebe niba wabikomeza igurata nibyo okay Saranda ubutumwa ku bakunzi bawe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026 okay muzaryoherwa na Bridge of Christmas and tuzishima kumva comment kuri filme twakoze zacu ya producinze turabakunda cyane. So nguko rero guys mwakoze cyane kubana natwe wakoze cyane Vanessa thank you so much wakoze cyane sana thank you very much much wakoze cyane thank you